Ibihe byiza cyane kuri dukurikiye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo abagabo bamwe bakunda kuvuga ko bahura nacyo, ikibazo cyo kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Muri iyi video tugiye kubiganiraho, turebe izo mpamvu zishobora kuba zibitera, hanyuma nk'uko bisanzwe mu mpera za video turaza kukubwira uburyo icyo kibazo niba ujya uhura nacyo uri umugabo ushobora kugikemura mu mizi, hanyuma ukongera nawe rwose ukagira ubwo bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina igihe cyose ubana n'uwo mwashakanye. Ngiye tugiye kubana muri iyi video, ndi Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane wowe wabanye natwe ukaba waramaze gukora subscribe kuri iyi channel, ukaba wibuka ugakora like, share ndetse na comment, ukatwandikira igitekerezo cyawe, rwose biba ari iby'ingenzi cyane. Bonereho kandi no kuguha ikaze nawe ubanye natwe, waba uri umugabo, waba uri umugore, cyangwa se uri umukobwa, uri umusore, aho uhereye hose rwose ukaba ari bwo bwa mbere ubanye natwe kuri iyi channel, nguhaye ikaze. Ngaho reba ahari subscribe uhakore, nurangiza fungura akazogera kugira ngo ujye ubona notification igihe cyose dushyizeho ibiganiro byacu. Nkwibutsa ko kuri iyi channel tukubwira imiti, tukurangira imiti ushobora gukoresha, imiti y'ibimera ushobora kwifashisha cyangwa se kwivurisha wowe ubwawe, cyangwa se ukaba wavura na bagenzi bawe. Iba ari imiti yizewe kandi ifite ubuhamya. Ikindi kandi kuri iyi channel tukugira inama ku mirire ndetse n'iminywere bishobora kukubera umuti kugira ngo bikubere ibishimisha umubiri gusa. Kora kuri subscribe rero uzajya ubana natwe igihe cyose, ntabwo uzicuza kuba ubana natwe kuri iyi channel Nathaniel Fiabora. Ikaze. Ubundi mu busanzwe hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umugabo agira ikibazo cyo kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ari byo bita faiblesse sexuelle. Muri make iyo bavuze ngo umuntu ntagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nuko aba yaratangiye kujya agira intege nke mu gukora imibonano mpuzabitsina. Bisobanuye ko niba ubana n'umugore ukaba ushobora kumara icyumweru wumva udakora imibonano mpuzabitsina kandi mubana, haba hari impamvu rero zikomeye mu mubiri wawe, kubera ko umugore mwashakanye cyangwa se inshuti yawe mukundana, uko byagenda kose uba ugomba kuyifuza muri ubwo buryo. Rero iyo ubona watangiye kumva nta kibazo kindi psychological cyangwa se mu mutwe ufitanye n'uwo mwashakanye, hanyuma ukaba utangira kubona iminsi 3 ishira 4 udakoze imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye, icyo gihe uba waratangiye kugira izo ntege nke zo kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Yewe hakaba n'ubwo ushobora kuba ari bwo ugiye gutangira kubikora, watangira kubikora ukanagira iyo ejaculation precoce, ibintu byo kurangiza ako kanya ugitangira imibonano mpuzabitsina, hanyuma kongera gutekereza ko ushobora gusubiramo cyangwa se kuba wakora indi turu ya kabiri, bikaba byakubera ikibazo ukumva ko bihagije, kandi mu by'ukuri wo mwari muri kumwe we aribwo yaratangiye kugukenera, bikaba byatwara umwanya we ku buryo ushobora no kumva ko araho ikindi gihe uwo munsi nta bindi uri bwongere gukora. Bisobanuye ko wamaze kugira iki kibazo cy'ubushake bukeya bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Impamvu rero zibitera ziba ari nyinshi. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umugabo abura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kandi nta n'ibindi bibazo bindi, ni stress ndetse n'agahinda. Hari igihe umugabo ashobora kugira stress ziturutse ku bibazo bitandukanye ari gucamo, ibibazo byo kugira amafaranga abona ntayo mu rugo, kuba atekereza kubona ejo hazaza h'urugo haragenda hasa nkaho hatamushimishije, akazi se katari kuboneka, cyangwa se stress z'umuryango. Icyo gihe ubwonko butangira kugenda butangira gutanga imisemburo ya stress. Iriya misemburo ya stress, iriya misemburo rero ihita itangira kugabanya ibyitwa testosterone. Ziriya testosterone z'umugabo ni imisemburo ishinzwe gutuma umugabo agira ubwo bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kandi buhoraho, igihe cyose yumvisemo gukora imibonano mpuzabitsina akayikora nta birantega afite. Iriya misemburo rero irekuwe no kuba umuntu afite stress, ituma testosterone zigabanuka,
hanyuma kubera ko iriya misemburo ariyo y'ingenzi cyane ku mugabo ituma umugabo agira ubushake, ibyo bikaba byaba impamvu rero ushobora gutuma umugabo atakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi ni umunaniro w'akazi, akazi kenshi umuntu yagiye akoza amasaha menshi ntago yaruhutse bihagije, hanyuma ntanaryamye ngo aruhuke bihagije. Uriya munaniro ushobora gutuma ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugabanuka. Ubwo nimvuga urajya wowe utekereza, wowe uri kunyumva, ushobora kuba uri umugabo cyangwa se uri umusore cyangwa se uri n'umugore ufite umugabo, ukaba wamufasha kumenya impamvu, kuko wumvise ikiganiro ukaba wamufasha kumenya impamvu atagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Niba uri umugore ntuzongere kurenganya umugabo wawe niba uzi ko ubushake abubura kandi uzi ko umubano wawe nawe utameze neza, hanyuma igihe umukenereye ukumva ko we biri bugende neza. Umugabo aba atekereza, kandi nawe nk'uko utekereza biba bishoboka ko imisemburo ye yagabanuka kubera stress ndetse n'agahinda aterwa n'umubano afitanye n'umugore. Hanyuma uriya munaniro rero nk'uko twari tubivuze ushobora gutuma umugabo ananirwa gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ubwo bushake bugenda buyoyoka. Ikindi kintu gikomeye ni imirire mibi. Kurya indyo ituzuye, kurya ibyo kurya bifite amavuta menshi wibwira ngo nibwo wariye neza, kunywa isukari nyinshi wibwira ngo nibwo wanyweye neza ngo ubayeho neza. Ibyo bintu rwose ndagira ngo nkubwire ko wibeshya cyane. Niba ukunda kurya ibiryo birimo amavuta menshi, ukaba ukunda kurya cyangwa se kunywa ibintu bifite amasukari menshi, uri umugabo uri umusore, ndagira ngo nkubwire ko ibyo bintu rwose bishobora kuzagukoraho, ugatangira kugenda utakaza ubushake bwo kuba wagira emotion cyangwa se kuba wagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Kunywa ibisindisha byinshi, ibyo byose bigira ingaruka ku mikorere y'amaraso ndetse n'imisemburo ituma umugabo agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi ni indwara zimwe na zimwe. Ushobora kuba urwaye indwara ya diyabete, urwaye indwara y'umuvuduko w'amaraso, ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, ibinure byarabaye byinshi, urwaye indwara z'umutima. Ibyo nabyo bishobora kuba intandaro yo kuba byagabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kintu ni ukunywa inzoga nyinshi ndetse n'itabi. Inzoga nyinshi ndetse n'itabi byangiza imiyoboro y'amaraso, bigatuma amaraso adatembera neza mu gitsina cy'umugabo, hanyuma ngo agire ubushake bwo kuba yakora imibonano mpuzabitsina. Ikindi ni kuba unywa imiti imwe n'imwe. Hari imiti cyane cyane imiti ivura stress, depression, umuvuduko w'amaraso. Iyo miti akenshi ishobora kugabanura ibyitwa libido. Libido ni imisemburo y'umugabo nayo ituma umuntu agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Iragabanuka cyane rero kubera iyo miti. Umuntu aba anywa imivuduko w'amaraso bitewe n'ubwo bwoko bw'iyo miti, ndetse n'iriya miti igabanya stress. Abantu banywa ibinini bigabanya stress. Ibyo bintu bishobora kuba intandaro yo kuba rwose wagira ubushake bukeya bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibyo bintu byose rero tuvuze, izo mpamvu zose tuvuze ziri mu bintu bishobora gutuma umugabo atakaza imbaraga cyangwa se atakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ndagira ngo nkubwire ko cyaba ari ikibazo gikomeye niba uri umugabo ushobora kumarana n'umugore icyumweru cyose, kuko hari abo byatangiye no kubaho. Hari abatwandikira batubwira ko rwose banabaye impuissant, bagize nyine ikibazo cya impuissance sexuelle, ibintu byo kuba batakina bitekereza, kandi bitangira gake gakeya. Umuntu akaba bigatangira agira ejaculation precoce, ibintu byo kurangiza vuba, bigatangira kubaho umuntu agira faiblesse sexuelle, ibi byo kugira intege nkeya, ubushake bukeya, hanyuma umuntu akageraho ahigira ikibazo cya impuissance sexuelle, ikintu cyo kumera nkaho nta nibwo icyo gikorwa kimureba, ugasanga rwose ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ibyo byose niba wabanye natwe ukaba wabyumvise, ukwiye kuritekerezaho ubwaho ukareba impamvu ibigutera muri izo zose tuvuze. Wamara kuyibona
ubundi icyo bikwiye kuba ukora nk'ikintu cy'igisubizo ukwiye kuba ufata ni uko mbere na mbere ukwiye kujya kwa muganga bakakurebera urugero, kuko baragupima bakakurebera aho imisemburo yawe ishinzwe ibyo bikorwa ihagaze n'uburyo ingana. Iyo basanze ari ngombwa ko bagutera iyo misemburo barayigutera cyangwa bakaguha ibinini, hanyuma iyo basanze atari ngombwa bakugira inama. Muri izo nama rero bazakugira cyangwa se nanjye ubwanjye nkugiriye, icyo ukwiye kuba ukora ubu ngubu, niba ufite ibibazo bya stress, ukaba ufite ibibazo by'indwara zo mu mutwe bituma utekereza kenshi cyane, imibanire n'umugore n'ibiki byose, ibyo byose ukwiye kujya ufata uburyo bwo kubirwanya. Hanyuma indwara zo mu mubiri zindi zishobora gutuma udatekereza iki gikorwa, ushobora kuzirwanya ugakoresha ubu buryo. Iriya misemburo niba yaragabanutse ushobora gutangira ugakoresha ubu buryo ngiye kukubwira. Ni ukuvuga ngo urabona watermelon, iki gihaza gisa nkaho gitukura mo imbere, ndetse ukaba ufite inyanya zawe mbisi zisanzwe, ukaba ufite n'ikirungo bita tungurusumu. Hanyuma ibyo bintu nkubwiye uko ari bitatu, urafata watermelon uyikatagure neza mwo udusate, hanyuma ufate tungurusumu, ufate watermelon igisate kimwe cyayo, hanyuma nurangiza uzikatagure neza, ufate za nyanya, ufate inyanya 3, nurangiza nazo uzikatagure uzivanga na ya watermelon, nurangiza ubifate ubishyire muri blender ni imashini itunganya umutobe, ushyiramo ibintu nyine ikaguhereza umutobe. Hanyuma numara kufite iyi blender uraza gushyiramo zira watermelon, nurangiza ushyiremo zira nyanya twavuze haruguru, nurangiza ushyiremo uduheke 3 twa tungurusumu, nurangiza ugire utunganye uwo mutobe. Ushobora kuba udafite iyo blender, ukabikora mu buryo bwawe, ugafata iriya watermelon ukayitunganya neza, ugasa nkaho wayisekuye ukuntu nyine, ukayisya mu buryo ushaka kuyirapa, ukayikoramo umutobe wayo nyine. Hanyuma na ziriya nyanya ukazirapa wazivanze, hanyuma ugafata iriya tungurusumu nayo ugafata turiya duheke 3 ukadukora, ukatuvanga neza, ukaturapa, warangiza ukabivanga neza, hanyuma bikagufasha cyane. Icyo bigufasha rero nuko bigufasha kugenda bikongerera imisemburo, hanyuma bigafungura imiyoboro y'amaraso, amaraso akagera neza mu myanya ndangagitsina, mu gitsina hose, ukaba wagira ubushake. Ikindi nuko biba bifite nyine ubushobozi bwo gutuma amaraso atembera neza, birimo antioxidant afasha imiyoboro y'amaraso ko kugenda yaguka, amaraso agatembera neza nk'uko bikwiye. Ibi bituma amaraso rero agera mu gitsina, ibi bituma rero amaraso agenda neza akagera mu gitsina, bikazamura ubushake n'imbaraga bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Inyanya mbisi zirafasha cyane kuko zirimo lycopene na antioxidant ikomeye, zirimo amavitamine, zirimo ibigabanya inflammation, hanyuma bigafasha ku buzima bw'amaraso n'imikorere myiza ya prostate, bigafasha umugabo kugira ubushake buhamye. Tungurusumu nayo buri irafasha cyane, igatuma amaraso atembera neza, ikagabanya cholesterol mbi, igatuma testosterone ziyongera mu buryo busanzwe kandi buri karemano bwiza budafite icyo buhungabanyije, bikagenda neza cyane. Ibi bintu rero ukwiye kujya ubifata nibura mu gihe warangije kurya, ikaba salade ukoresheje urangije kurya nibura ukabikora nibura nka 3 mu cyumweru. Ushobora kubikora kuwa mbere, ukabikora kuwa gatatu, ukabikora kuwa gatanu, kandi bikagenda neza cyane. Ni imvangire rero ukwiye kujya uyikoresha kuko ntihenze, iroroshye kuyibona mu buryo bwiza cyane. Watangira kubikoresha bikakubera nk'inyunganizi, hanyuma ariko ukazatera n'intambwe ukajya kwa muganga kugira ngo bitazaba ikibazo gikomeye ugasanga biteje n'ibindi bibazo bikomeye. Rero icyo ukwiye kuba ukora nuko
niba uhura n'ibibazo ugabanya inzoga nyinshi unywa, ukore siporo kandi ziringaniye, hanyuma ujye uruhuka bihagije, hanyuma ujye no kwa muganga urebe uko ukwiye kuba ubigenza, ufata ingamba hakiri kare. Dusoza rero ntabwo nabura kugushimira wowe wabanye natwe, ukaba wabanye natwe muri iyi video. Kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora gukemuka cyane cyane iyo uhinduye imibereho ndetse n'imirire, ukafata watermelon, inyanya mbisi ndetse na tungurusumu ukabikoresha neza nk'uko bikwiye, bishobora kukubera inyunganizi kandi bikagenda neza cyane. Niba wakunze video, kora like, sharing video, twandikiye n'igitekerezo cyawe muri komenti turagusubiza. Niba wabanye natwe uri mushya, wibuke ukore subscribe nurangiza ufungura akazogera kugira ngo ujye ubana natwe igihe cyose dushyizeho ibiganiro. Ndabakunda cyane, mbifurije kugubwa neza, Imana ibahe umugisha.